Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 47. Nuko Yozefu ajya kubimenyesha Farawo ati data n'abo tuvindimwe baje bava mu gihugu cya Kanahani bazanye imikumbi n'amashyo yabo n'ibyo batunze byose. Ubu bari mu karere ka Gosheni. Yozefu yari yajyanye na bene se 5 abasohoza kwa Farawo. Nuko Farawo abaza abo bavandimwe ba Yozefu ati umwuga wanyu ni uwuhe? Baramusubiza bati abagaragu bawe turabashumba twe kimwe n'abasokuru. Babwira kandi Farawo bati twasuhukiye muri iki gihugu kuko amashyo y'abagaragu bawe yabuze urwuri. Inzara iraca ibintu mu gihugu cya Kanahani. None turagusaba ngo wemerere abagaragu bawe gutura mu karere ka Gosheni. Nuko Farawo abwira Yozefu ati so n'abavandimwe bawe bagusanze. Igihugu cya Misiri ni icyawe. Uhe so n'abavandimwe bawe ahantu harusha ahandi kuba heza. Nibature muri Gosheni. Kandi niba hari abuzi muri bo babishoboye, ubagira abashumba b'amashyo yanjye. Yozefu yinjiza se Yakobo amushyikiriza Farawo, nuko Yakobo asuhuza Farawo. Farawo abaza Yakobo ati umaze imyaka ingahe? Nuko Yakobo asubiza Farawo ati imyaka maze ngenda ni 130. Iyo myaka yanjye ni mike kandi nayigizemo ingorane. Nta nubwo igeze ku myaka basokuruza bamaraga mu ngendo zabo. Yakobo asezera kuri Farawo arikubura aragenda. Yozefu atuza se na bene se abakebera isambu mu karere ka Ramusesi aharusha ahandi kuba heza muri Misiri yose uko Farawo yari yabitegetse. Yozefu agenera se ibizamutunga, abigenera bene se n'inzu ya se yose akurikije uko abantu banganaga. Inzara yiyongera mu Misiri no muri Kanahani. Mu gihugu hose bari babuze icyo barya kuko inzara yacaga ibintu bigatuma rubanda bahondobera mu Misiri yose no mu gihugu cya Kanahani. Yozefu akoranya feza zose zari mu gihugu cya Misiri n'izavaga mu gihugu cya Kanahani, izo bahahishaga ingano azohereza mu ngoro ya Farawo. Feza zose zari mu Misiri n'izari mu gihugu cya Kanahani zimaze gushira, Abanyamisiri bose basanga Yozefu baramubwira bati duhe icyo kurya. Ese tukugwe mu maso kuko nta feza tugifite? Nuko Yozefu arababwira ati nimunzanire amatungo yanyu. Niba nta feza mugifite, ibyo kurya ndabibaguranira mu amatungo yanyu. Bazanira Yozefu amatungo yabo, nawe abaha ibyo kurya akurikije ikiguzi cy'amafarasi, intama, ihene, inka n'indogobe. Abaha ibyo kurya uwo mwaka wose abiguranya amatungo yabo. Umwaka urashira, ukurikiyeho barongera baramusanga, baramubwira bati ntacyo dushobora guhisha databuja. Rwose feza zadushizeho kandi amashyo yacu yose yabaye aya databuja. Ntacyo dusigaranye twazanira databuja keretse twebwe ubwacu n'ubutaka bwacu. Ese tukugwe mu maso? Ubutaka bwacu ntacyo bukitumariye. Tugure twe n'ubutaka bwacu uduhe icyo kurya. Twe n'ubutaka bwacu tuzaba imbata za Farawo. Maze ariko uduhe imbuto kugira ngo dushobore kubaho, twe gupfa kandi n'ubutaka bwacu bwe kurara. Nguko uko Yozefu yaguriye Farawo ubutaka bwose bwa Misiri. Buri munyamisiri wese yagurishaga umurima we ku mpamvu y'inzara yari yabatangatanze, nuko igihugu cyose gihinduka icya Farawo. Naho rubanda bahinduka abacakarabe kuva ku rubibi rw'igihugu cya Misiri kugera ku rundi. Keretse ubutaka bw'abaherezabitambo bwonyine nibwo Yozefu ataguze, kuko Farawo yari yaciye iteka riberekeyeho ngo abaherezabitambo bazajya batungwa n'ibyo Farawo yemeye kubaha.
nicyo cyatumye batagurisha ubutaka bwabo. Hanyuma Yosefu abwira rubanda ati, noneho ubu narabaguze, mwe n'ubutaka bwanyu muri aba Farawo. Muzahabwa imbuto kugira ngo muhinge ubutaka bwanyu, ariko mu byo muzasarura muzagomba kujya muha Farawo umugabane wa 5, naho indi migabane uko ari 4 ibiyanyu, muyikuremo imbuto n'ibibatunga, mwe, imiryango yanyu n'abana banyu. Baramusubiza bati, waramiye ubuzima bwacu, dupfa gusa kugira ubutoni kuri databuja, tuzaba abacakara ba Farawo. Kubera ibyo Yosefu ashyirishaho itegeko rigenga ubutaka bwa Misiri kugeza na magingo aya. Umugabane wa 5 uhabwa Farawo, keretse ubutaka bw'abaherezabitambo nibwo butabaye bwa Farawo. Yakobo asaba guhambwa hamwe n'abasokuruza be. Isiraheli atura mu Misiri mu karere ka Gosheni. Abayisiraheli bungukiraho ibintu, barororoka, baba benshi cyane. Yakobo amara imyaka 17 mu gihugu cya Misiri. Iminsi yose Yakobo yabayeho ni imyaka 147. Isiraheli yumvise ko igihe cye cyo gupfa kigeze, ahamagara umwana we Yosefu, aramubwira ati, niba unkunda koko, shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye, ungirire ubuntu n'ubudahemuka, unsezeranire kutazampamba mu Misiri. Nimara gusanga abasokuruza, uzamvane mu Misiri maze umpambe mu mva yabo. Aramusubiza ati, nzabigenza uko uvuze. Maze ariko Yakobo abikomeraho ati, ndahira. Yosefu aramurahira, nuko Isiraheli yunama ku musego amushimira.